Ibihe byiza kuri mwese inshuti bakunzi mukomeza kubana natwe mu nkuru ndetse n'ibiganiro byacu bitandukanye. Muri kumwe na Dani, reka ngusabe ukore subscribe kuri channel yacu kugira ngo inkuru ndetse n'ibiganiro byacu bikomeze bikugerereho igihe. Ni inkuru navuga ko ibabaje, inkuru y'incamugongo, aho mu karere ka Rwamagana umugabo akekwaho kwica umugore we akamuzingazingira mu mufuka yarangiza akamujugunya mu kiyaga cya Muhazi, aho abantu benshi cyane bamenye iby'iyi nkuru bakomeje kugenda bagaruka ku bunyamaswa cyangwa se ku bwicanyi bukabije uyu mugabo yakoze, aho yagize gutya akica umugore we. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukorera mu karere ka Rwamagana rwataye muri yombi umugabo wo mu murenge wa Musha, akaba akekwaho kwica umugore we yarangiza akamuzingazingira mu mufuka agapfundika, yarangiza akajya kumujugunya mu kiyaga cya Muhazi. Mu by'ukuri ibi ngibi biteye ubwoba cyane, abantu benshi cyane bakomeje kugenda batungurwa n'ubu bwicanyi navuga ko bukabije. Ibi byabereye mu mudugudu wa Bwiza, ni mu kagari ka Nyabisindu, umurenge wa Musha, hariya mu karere ka Rwamagana, ku wa gatatu tariki 5 Kanama 2026. Ayo makuru yatangiye kumenyekana guhera ku wa 25 Nyakanga 2026, ubwo uyu mugore w'imyaka 26 wari umaze kubyara abana babiri yaburirwaga irengero. Amakuru avuga ko ubwo byageraga ku wa 30 Nyakanga 2026, umugabo we yagiye gutanga ikirego kuri RIB avuga ko yabuze umuntu ndetse ko yabikoze nyuma yo kotswa igitutu n'umuryango wa nyakwigendera. Birumvikana uyu mugabo yagiye gutanga ikirego kuri RIB avuga ko yabuze umugore we, ariko ibi ngibi icyatumye abikora mu by'ukuri ni uko umuryango w'uyu mugore wari wakomeje kumushyiraho igitutu bamusaba kugaragaza aho yashyize umwana wabo. Nicyo cyatumye ajya gutanga ikirego kuri RIB, ariko nyamara we yari azi icyo yakoze, kuko yari azi ukuri kw'ibyo yakoze. Byari bibabaje cyane ndetse biteye agahinda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musha, Karahamuheto Claudius, yemeje ko abaturage aribo bahamagaye nyuma y'icyumweru kirenga bavuga ko babonye umurambo. Bahamagaye hashize icyumweru, bahamagara bavuga ko babonye umurambo mu nkengero z'ikiyaga cya Muhazi, bajyanayo na RIB n'izindi nzego z'ubuyobozi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yakomeje avuga ko bagerayo basanze umurambo uri mu mufuka, bahamagara wa muryango wavugaga ko wabuze umuntu wabo. Bahageze rero basanga ari umwana wabo w'imyaka 27 mu by'ukuri wamaze gupfa, aho bavuga ko basanze yamaze kwangirika bijyanye n'igihe mu by'ukuri yari amaze apfuye. Ni inkuru mu by'ukuri navuga ko ibabaje cyane, abantu benshi cyane bari kugenda batungurwa n'ubu bwicanyi bw'indengakamere. Yakomeje avuga ko ibimenyetso by'ibanze byatumye umugabo wa nyakwigendera ari we ukekwaho kumwica, kubera ko ngo yatanze ikirego umugore we amaze iminsi 5 aburiwe irengero, kandi ntabwo ari uko kandi nabwo icyatumye atanga ikirego ni uko yari yokejwe igitutu n'abo mu muryango w'uyu mugore. Yavuze ko nyakwigendera yasaga nk'aho yishwe, ahambirwa mu mufuka neza, barafunga, barangije bawuta mu kiyaga cya Muhazi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba, SP Hamduni Twizeyimana, yatangaje ko aya makuru yamenyekanye ndetse ko iperereza rikomeje. Yagize ati ayo makuru niyo, iperereza rirakomeje kugira ngo hamenyekane icyamwishe nuko yapfuye,
ariko uwo mugabo bari barashakanye ukekwaho kwica umugore we akaba yaramaze gutabwa muri yombi, akaba yarafashwe, akaba acumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi kugira ngo iperereza ribashe gukorwa neza kandi hamenyekane icyishe uyu mugore wari ukiri mutoya. Kugeza ubu uwo mugabo afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Musha mu gihe iperereza rikomeje. Abantu babashije kumenya iby'iyi nkuru bakomeje kugenda batungurwa cyane, by'umwihariko abaturage batuye muri kano gace ibi byago byabereyemo. Ni mu mudugudu wa Bwiza mu kagari ka Nyabisindu. Abaturage bakomeje kuvuga bati ibyo uyu umugabo yakoze ni ibintu biteye ubwoba, kwica umugore warangiza ukamushyira mu mufuka. Hari amakuru avuga ko muri uyu mufuka basanze harimo indi myenda yazingazingiyemo ndetse harimo n'amabuye. Abantu bagatekereza ko hari ayo mabuye yashyizemo kugira ngo najugunya uyu murambo mu mazi uze kuzika cyangwa uze kwika umanuke ujye ku mucanga, ariko byarangiye n'ubundi mu by'ukuri umurambo bawubonye ku nkombe y'uruzi cyangwa se y'ikiyaga cya Muhazi, ari nabwo basanze yaramaze gushyira mu mwuka. Birumvikana yamushyize muri uyu mufuka amaze kumwica. Ngayo nguko rero ntabwo ari ibintu byoroshye. Hariya mu gace k'iburasirazuba by'umwihariko mu karere ka Rwamagana hakunda kugaragara ubwicanyi bukomeye ndetse navuga ko buteye ubwoba. Niba umuntu atinyuka kwica umuntu akamwica urupfu nk'urwo rw'urubozo, ni ibintu navuga ko bibabaje cyane ndetse biteye agahinda. Aba bana rero bagera kuri 2 bari bamaze kubyarana, bakaba basaba abaturage bakaba basaba inzego z'ubuyobozi mu by'ukuri ko bafasha abo bana, cyane ko bagiye gusigara mu buzima butaboroheye. Uyu mugore yari afite imyaka 26, ntabwo ari 27, yari afite imyaka 26, akaba yari amaze kubyara abana bagera kuri 2, ariko urumva ko mu by'ukuri bari abana bakiri batoya. Nimba mama wabo afite imyaka 26, birumvikana ko abana nabo bari bakiri batoya. Ubwo reka twizere ko ubuyobozi ndetse n'umuryango uyu mudamu yavukagamo n'uwo yari yarashatsemo hari icyo bazakora kugira ngo aba bana bazagire ubuzima bwiza, nubwo nyine kuba imfubyi bitoroshye, cyane ko uyu mugabo icyaha nikimuhama azafungwa, ndetse ntekereza ko ushobora no gufungwa burundu kuko icyaha kimuhamye niko bigomba kugenda. Byumvikana ko abana rero baba bagiye kubaho mu buzima butari bwiza butaboroheye, ariko Imana ni yose w'imfubyi, reka twizere ko bizagenda neza. Umuryango rero wa nyakwigendera reka tuwihanganishe, tubabwire bakomere kandi bagere kwihangana. Hanyuma kandi uyu mudamu nawe tumwifurize kugira iruhuko ridashira, kandi nta kundi byagenda mu isi niko bigenda, nta kundi. Rero reka nsoreze hano, mbashimire cyane, mukomeze mubane natwe mu nkuru zacu n'ibiganiro bitandukanye.